Imana ni nziza. Reka muri iki gitondo cy'umugisha tunezezwe n'Imana mu mitima yacu, dusomera hamwe ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 14 umurongo wa 13 n'uwa 14. Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka kurwanirira intambara urimo uranyuramo, kandi uceceke utuze wizere ijambo rye, mu izina rya Yesu, amen. Reka turirimbire hamwe indirimbo ya 24, ndagushaka iteka. Ndagushaka iteka, mwami mwiza cyane, ijwi ryawe ryiza rizana amahoro ku manywa n'ijoro. Ndagushaka iteka, mwira umukiza wawe twigumanire. Ndagushaka iteka, ryongumiruhane, sindamoshya yose iyo turi kumwe ku manywa n'ijoro. Ndagushaka iteka, mwira umukiza wawe twigumanire. Ndagushaka iteka, mwami wera rwose, nyobora mu wawe, wowe munyahirwe ku manywa n'ijoro. Ndagushaka iteka, mwira umukiza wawe twigumanire ku manywa n'ijoro. Ndagushaka iteka, mwira umukiza wawe twigumanire. Mwami wanjye, Mana yanjye, ndagushaka iteka. Ngwino tubane mu makuba y'isi, ngwino tubane mu byishimo, tubane mu byago, tubane mu mahoro, kandi tubane kugeza ubwo nzasinzira nkava muri iyi si. Databuja mwiza, mushimiye uyu munsi w'umugisha ungejejemo, mushimiye inshuti wampaye, mushimiye abavandimwe tubana iteka ryose hano hantu. Uhoraho Mana yacu ikomeye, ni wowe uzi ibituremereye, kandi wowe uzi ibitugoye, kandi twiringiye ubushobozi bwawe. Mana yacu, reka uno munsi uduhaye umugisha, nawe uze wiganze, uganze utegeke. Nukuri imbaraga zacu zibure, ahubwo gukomera kwawe n'ubuntu n'urukundo rwawe bibane natwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.